nigeze kugira ikibazo njya kwa perefe cyane n'umukristo wacu ndamaze ntese iki kibazo urakimfasha wicara reba arambwira ati pastor genda njya kumumyamabanga wabaga icyo gihe mu ntara Nyamanga shingwa bikorwa icyo gihe abagaho njyayo yitwaga Murogwa Vesa ndetse ndebira ibi bintu rwose mwamfashije kabisa aya samakashe yanyu kuki munsahura no kubera iki arareba arebye uwabikoze ati yewe niko muze nikarame uburinzi ungana utya nta kintu urahomba ndi nagiye mpombe ati ibi bintu wabihombe ubireke kabisa njya kwa procureur yitwaga Mukunze Emmanuel nabo twari tuziranye mwereka impapuro ntinyakuba rwose ibi bintu ni gute wamfashije kabisa arareba arambwira ati pastor izi mpapuro ujya nuzibike ariko ibintu byihorere nibyo njya kubaza Imana Yesu ashimwe ndavuga ndetse nyagasani Imana aya mafaranga koko aragiye cyangwa ameze bite Imana irambwira itumva uko ibintu bimeze uzahomba inyungu ariko amafaranga yawe yo nyahagazeho Yesu ashimwe cyane nyahagazeho nduwiteka ariko amanyungu ntabwo uzayabona noneho ubwo nyine ibintu ndekeraho ndagenda ndatuza hashize iminsi ngiye kumva numva ngo Perezida wa Repubulika azadusura batavuga ati murebe umuntu wazadukoraho murebe rwose nyabune mo kanyagwa mu murebe ngiye kubona mbona baraje bangezeho bati buyobozi buri kugushaka none se bigenze bite ko ibintu nabiretse ndamanutse bageze bati niko twerekeza mpapuro mba amafotokopi bati niko se wa mugabo nti tugushubije amafaranga yose wari watanze ugahomba abakozi ntiwatubabarira koko nawe rwose tinabababarira rwose bahita bangura agasheki oh haleluya haleluya Imana nishimwe kandi yabwa icyubahiro nta mbaraga na zimwe nta kintu na kimwe Imana itakurwanirira uramutse wayikiranukiye uramutse ufite umutima utunganye uramutse ufite kwizera Biblia iratubwiye ngo ikoreza gutabarwa guturuka hera urusengero Baba mtakatifu bakinima preste estaini go wayayi tutele maragala shaini narwaje umuntu ngwaza umudamu byabanje kuba mu mezi 8 akarwara biramanuka none ufata buri mezi 6 akarwara tukajya mu bitaro tukavuza hari umuntu nyine meze nka ari tayari byongeye akaza tukamujyana kwa muganga byongeye akaza akabaga agataha 6 biza kuva kuri 6 bigera kuri 3 byabanje ku 8 buri mezi 3 kwa muganga abantu babaza kutugira inama ibibazo byavutse haboneka abajyanama abaguhugura abafasha ba hafi bakubwira bati wakora gutya na gutya batubwira bati sasa rero hari umuganga w'umuhanga cyane donc umuhanga ku bintu by'abamama rwose nuko ati kandi zabafasha mbasabira rendez-vous aradufasha gusabira rendez-vous tujyayo muganga aramuvura aramubwira ati mada ndananiwe kabisa indwara yawe irarenze ngi transferi uzajye ku bandi bandusha ubushobozi nge ndananiwe ama transferi yo kujya Butare nibyanga kandi uzakomeze atariko sinaguhisha kibazo ufite kiraremereye indwara irarenze n'indwara itoroshye hanyuma nanjye narayibonaga ariko ntaramenya nyine ubwoko bwayo yarambereye inshyashya nibaza uko bimeze ubwo rero araza mudamu aramubwira ati rega birakaze ndagiye niko bakubwiye ati niko bambwiye ndabwira nti ngwino rero ubwo ari uko bimeze dusenga Imana y'imbaraga ifite gukiza mu kuboko kwayo hari Zaburi 103 igira umurongo ugira uti ni ubabari ibyo twakiraniwe byose agakiza indwara zacu zose agatunga urugingo bwacu kugira ngo butarya muri rwa rwobo
akatwambika imbabazi no kugirwa neza nk'ikamba. Yesu ashimwe. Turagenda turasenga amasengesho y'imbaraga. Ubwo mwabyumvishe ni rinye z'ingufu, rinye z'imikino ziba zavuyemo. Hanyuma bigenda bite? Dutegereje ijwi, nta muhanuzi, nta wereso ngo agire icyo atubwira. Turabona twese ubu koko ibi bintu ni ibiki? Nta jwi twumvishe, nta buhanuzi bumanutse, ibi bintu bimeze bite? Ariko turataha. Burya rero ushobora no kutumva ubuhanuzi, ariko kera Imana yururutse. Imana yakubonye, yakumvishe, yashubije. Nuko rashize nk'icyumweru tuza guteranira igihundwe. Arambwira ati ngewe ndihangana muryambere mbite ngende uzi ko mfite indege nkeya. Noneho bamaze gutura arasohoka. Asohotse rero umuntu aramukurikira. Arambwira ati madamu hagarara ngutumweho. Arebye abona ni umuntu rwose usa nusuzuguritse mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'imibereho isanzwe. Atese uruhagana ati naje gushaka imirimo inangaha yari yose nyine mbonye, naje gucinshura inaha. Atari ko ntibibuza Imana kuntuma. Imana imbwiye ko igukijije indwara enye, harimo imwe yitwa kanseri wari ufite. Haleluya, 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 haleluya. Imana ifite imbaraga zikiza ikibazo burundu ikakirangiza. Imana ikagikuraho. Ibi ngubwira ni ukuri, hazaza ibindi ariko hari iby'Imana ikuraho burundu. Ubwo rashize iminsi yaraje arambwira, ndaseka nambwira ni byose. None se uwo mwabanje gusenga? Tereka reka yaje anyirukaho ahita ambwira ibyo bintu. Hashize iminsi iyo ndwara yari iri harabonekaga, ariko hari hazwi n'umugabo n'umugore, nta wundi muntu wahabonaga. Nza kubona ya ndwara hahantu yari iri, ndebye mbona ntayihari. Mbayiga bya bigori se bigiye, kuko yari imeze nk'ibigori, uko muzi ibigori biba bimeze zandete. Iyo ndwara mbi cyane, ndebye mbona ntayihari. Ubuse irarigise se bigeze irashaka guturikira. Arakira burundu. Yesu ashimwe cyane. Oh haleluya, haleluya. Burundu. Transfer ntabwo twiye tuyijyana, yarakize burundu. Imana rero ihabwa icyubahiro. Ngiye kubabwira kandi kamwe, hanyuma dusenga Imana. Ngiye kubabwira kandi kamwe. Ni ibintu nabyo ndashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nta muntu ukize ku buryo Imana itamumanura ngo imugeze hasi. Nta n'ukennye ku buryo Imana itamuzamura ngo imugeze aho ishaka kumugeza. Patia Mungu tukufu. Haleluya, haleluya. Hari igihe cyabaye rero mu gace twarimo tuba nk'abantu bafite ku mafaranga. Mu gace twari turimo, ubundi gukira no kutagenda n'amaguru, no kugira itumanaho, no kuba mu nzu ifite ibyo bita materiel durable, ibikoresho biramba. Buri kanya udasakara, buri kanya udavuguru, ibikoresho biramba ko bifite inzu isobanutse. Nyuma y'ibyo sinzi ikindi ubushaka. Niho Paulo yavuze atumva ubwo mufite ibyo kurya n'imyambaro bihagije, nimunyurwa n'ibyo ngibyo rwose. Yesu ashimwe. Ubwo rero icyo gihe tubona nyine ari uko bimeze. Hanyuma kugira ngo nihute ndangize iyi nkuru, Bibiliya iravuga ngo iyo ibiryo bibonetse n'ababirya baba benshi. Tuzagira ikibazo ubona abantu bagusaba ku biryo, niko Bibiliya bivuga. Iyo byabonetse n'ababirya baba benshi. Baraza icyambere, hari umuntu ubudarutsa agacyayi kamata. Icyo gihe twarekaga bakishiriramo, ntunabarebe cyane bitewe ko nido zabaga ari nyinshi. Ntabwo namuhangaga ijisho agiye gushyiramo. Iyo ugikennye batangira gukora kuri nzu ukajya umureba ngo atadaha nyinshi. Muhanga ijisho vuga uti uyu muntu aradaha. None rero yene umuntu ntaherutse akanido akaza kukanywa,
hashize iminsi rero umudamu aza kumbwira tumva rero ibi byanyu by'abaporo ariko kuki abaporo muginda cyane no kubera iki ariko abaporo murarya kuva none deserume ndahagaritse ninongera kubona abaporo hano nzabereka uko ibintu bigenda noneho rero ngira ngo ntabwo ari byo haza umusaza umwe rero w'iwacu wari umuvugabutumwa araza aranarara rwose bakingira utuntu twose agasukari aho bya bintu biri byose turara dutyo kugeza asubuye wa muntu rero cyakozwe naramuherekeje nyine ariko agenda ahungura arambwira ati mva ibintu mbonye hano mu izina rya Yesu ntibingurukire rwose toka shitani kwa General Yesu wa Nazareti muri make rero ubwo kibazo cyarabaye gutyo hashize iminsi rero haza umuntu aratubwira ati yemwe muri aho yego ndurutse mu itorero rya Bigutu nitwa kanaka nciye bugufa ariko Imana irangoresha tese bimeze bitati mugiye gukena ku buryo abantu bamenye ko aba hano babimenye akagari kabimenye umurenge bimenye akarere kabimenye intara bimenye n'izindi ntara zibimenye kuko naranguriraga hano i Kigali n'ubu umusaza nakunda kugurira asigaye akorera ikiruhura mperetse kunyura yarampamagara yitwa Sekamana niwe napakirizaga ibintu ubwo rero nihuse ya mafaranga yose nari mfite depo nini cyane y'imyaka muri Kavaro nkorera yose abaragiye simbasobanura ko byagenze abaragiye umugore yari afite akazi byagendeye ingungimwe twese rero ndaza ndetse wowe se uzize iki ati nanjye sinzi uko byagenze rwose ubwo tuba turatashye kandi dutaha ubwo naragurishije akantu katujyanaga ku kazi naragurishije nyine ngo nisuganye mfata ibyo bita bankiramberi banguza amafaranga byose turi mu idene turakennye ibintu daje njya ikamembe ngura amasuka abiri ngura imihini mishyashya njyana kwitwa Rutabizi bangorera ibyo bita ponseze banyuzaho barayaponsa ndangije ndazamuka ndataha njya kwatisha imirima bantu badakijwe rakaza ati akaza akabaza tese bagiye guhinga kagana ati ku ruganda akanyura akadevinzira aho kujya aho yajyaga kugira ngo aze kureba kanyura iyo ngiye akaza mwaramutse muraho murahinga ariko mana yanjye mwabuzindutse naho ari kureba uburyo Munyakayanza bari guhinga n'umugore abantu nyine mwako gace twara abantu batoroshye noko witondere rinye ibintu uvuga ubyitondere umurokoro umwitondere nutagira icyumuha ariko ntusohora amagambo witonde kabisa twamaze imyaka 2 nta muntu uzagasukari n'icyayi cya mukaru ntawe ukizi turakena ku buryo bw'icyo bita intanga exemplaire tanga rugero ku buryo burenze ukwemera noneho rero nyuma yaho rero twaje gusenga Imana umugore aza kumbwira ati ndashaka kwihana rwose nsaba Imana imbabazi ese wakoze iki ati rwose ndagira Imana imbabarire araturavuga n'ibindi ntarinzi byose arunda aho ngaho hari yaje umushyitsi noneho ataruvuga ngo hari icyo ari bumuhe wazaga muri icyo gihe nyine kwari ukuza azi ko nta kintu gihari nyine araza turasenga mudamu turamusengera tumaze kumusengera nuko Imana iratubwira iti ninjye wari wajyanye biriya bintu byanyu kubera amatwi yanyu mabi ariko kubera ko muhindukiye ngiye kongera kubigarura Yesu ashimwe cyane haleluya ariko urabyumva gutyo ukagira ngo ni ibintu ukibaza uburyo ibintu byazagaruka ku buryo ubona amafaranga 500 ko nihuse rero ibintu byagenze neza nyuma y'igihe gito Imana tuvanye muri icyo kibazo Uwiteka afite imbaraga zikiza kandi zigakiza ikibazo burundu Yesu ashimwe si ku ndwara gusa n'imibereho isanzwe Imana ishobora gukemura ikibazo cyawe ikagikemura burundu Yesu ashimwe haleluya Imana yaje kugikemura burundu nguko umudamu ari wateje ikibazo n'ubundi niho Imana yanyuze kuri wa mugore yaje gutanga akazi
iduha akazi mu mushinga mwiza cyane rwose. Akora ikizamini aragitsinda, bati ibyo ntibishoboka, barongera bagikoresha ituru ya kabiri n'ubundi aragitsinda kuko harimo gahunda y'Imana. Araza bamuha imodoka nshyashya yanditseho Banki Mondiale hano ku ruhande, bamushoferi. Yakoze amezi 6 kubera saleri yari irimo, nanjye mbansubiye mu bucuruzi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Twese dufungura amakonte muri Banki de Kigali. Tuti Populaire ntabwo tukiri aba Populaire. Ufite ukuntu wagiye umurinda, turagushimye muri iki gitondo. Tugushimiye ko waduteye iteka ryo kwinjira mu nzu yawe. Yesu turagushimiye, n'ubuntu bugeretse ku bundi kuba twongeye kuboneka mu nzu yawe. Hari abatabishoboye, hari abarwayi, hari abagize impamvu zinyuranye, ariko twebweho Mana turagushimye muri iki gitondo. Turagushimye, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye umurava ugira, tugushimiye imirimo yawe myiza kuri twebwe. Twinjiye mu nzu yawe rero Mana, twaje ngo utugirire neza, twaje ngo uturuhure. Hari abafite imvune zo mu mitima, aha muri iyi nzu niho izo mvune ziruhukira. Hari ababuze ibyiringiro. Yesu mwana w'intama w'Imana, turinginze ngo abo bantu bose ubagirire neza, ugirire neza buri muntu mu ruhande rwe. Urebe inzara twazanye imbere yawe, abazanye indwara bakirira imbere yawe, ababuze imbaraga uzibahe. Reka wongere utembeshe imigezi, reka wongere uhembure, reka wongere ugarure ibyiringiro. Reka imirimo yawe myiza yongere ikoreke mu itorero. Ngaho bana natwe muri iri teraniro, ufashe uyoboye gahunda, ufashe abaririmbyi bari buririmbe, ufashe imitima yacu Mana, kugira ngo tugire impamba dutahana izajya idufasha umunsi ku wundi, kugira ngo ubwo uzagaruka ubugingo bwacu butazasangwa bwambaye ubusa, ahubwo tuzahagarare nk'abanesheje kuko twabaye imbere yawe. Urakoze n'utugirire neza. Oh haleluya, oh haleluya. Izina ryawe nirishirwe hejuru, izina ryawe risumba ayandi mazina yose. Ngwino wongere wivuge, ngwino wongere wigaragaze, ngwino wongere wiyubahishe mu nzu yawe. Imirimo yose igikorerwa mu nzu yawe Mana, wongere uyuhe umugisha kuko uri Imana. Urakoze ko wumvise gusenga. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Duhereze Imana icyubahiro. Ababanjije bavuze ngo amasengesho, abakurikiyeho nabo bavuze amasengesho. Ntago narenga ha tudasenze, ntago naharenga. Ngiye gusaba Mushumba Safari yigira hano hino, muhaguruke dusenge. Niyo bari umunota umwe gusa, kuko amasengesho yasirikiriye hano. Mwayumvishije namwe? Senga nanjye senge, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ku birenge by'umukiza niho tubonera gutabarwa. Nushaka uzamura amaboko yawe, uzamura icyifuzo cyananiranye, ubwira Imana ngo mwaya materaniro nanjye nzamuye iki kintu kiragoranye, ariko ndakizamuye muri aya masengesho. Mwami Imana yacu, mu izina rya Kristo Yesu, turagushimiye bikomeye kuba twese duteraniye imbere yawe mu rusengero rwawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagusabye ubwo ugenderera abandi amahanga yose yo mu isi mu byiciro bitandukanye, natwe muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo ntudusige. Turinginga uyu munsi imirimo n'ibitangaza bikorekera aha hantu, bikorekere muri uru Rwanda, bikorekere mu isi yose. Imbaraga z'abadayimoni zirituke, imyuka mibi ihunge,
ijuru ririkinguke, ingabo zo mu ijuru zururuke, umwuka w'imbaraga nyinshi akora imirimo, akore n'ibitangaza. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Tuyongera amashyi ababyeyi muyivugirize impundu. Gusenga kwacu kumvishwe imbere y'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nyuma yo gusaba no gushimira, hari agakorasi kajya kavuga ngo umuntu ashimira uwamugabiye, uwamuhaye inka, ngo undi agashimira wagize gute, uwamugabiye. Ngo ariko we ngo arashimira umwami Yesu, yagize gute, yagize gute, yaramubabariye. Abantu bababariwe n'Imana, tuhereze Imana icyubahiro. Niba wumva warababariwe, uhereze Imana icyubahiro, ukizamuye ayo maboko, nurangiza ukomera Imana amashyi. Tumushimire kuko yakoze iby'imbaraga, yakoze ibyo bene wanyu batari gushobora, yakoze ibyo inshuti zitari gukora, arakubabarira. Haleluya. Aratweza, aratubabarira, ikiruta ibindi. Yadusanze twigaragu, uhatekereze, mwifata hadukurayo, iratweza, iratubabarira, ikiruta ibindi, idusezeranya ubugingo. Ngaho genda ubwira, muhumurize, mubabwire maze barebe, dufite Imana itagihinduka. Umva, abantu barahinduka ariko yo ntihinduka. Abakwemera ibyo bakwemerera bijya bibura ariko yo ntihinduka. Haleluya. Ntabwo ihinduka, ntabwo ibihe byayo bihinduka, ntabwo ihindurwa na covid. Oya, ntabwo ihinduka. Tuyihereze icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Uri Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariko by'umwihariko uri Imana y'itorero ryacu muri ibi bihe bya nyuma turimo. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza wagiye ukora mu itorero ryawe kugira ngo wigaragaze, kandi n'uyu munsi turagutegereje mwami kugira ngo ugire icyo ukora mu mitima yacu kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Umukozi wawe waturarikiye ntaba ari we, ahubwo umwuka wera umwuzuye aba ari umwongorera icyo atubwira, kandi ijambo ryawe ryigishe, riteshe, rihugure, rihane. Ijambo ryawe tugira umumaro, ijambo ryawe ry'uyu munsi rigira icyo rikora mu mitima yacu, nubwo haba imitima yaba yarabaye akahebwe, ni ukuri n'amabuye ajya amenagurika nkaswe imitima yoroshye. Utugirire neza rero, uduhe ubugingo buhoraho abatabufite, ababufite kandi wongere umwuka uhagije kugira ngo ubugingo bwacu burindwe nawe. Turagukeneye muri iyi minsi ya nyuma, muri iyi minsi y'imperuka, turagukeneye cyane. Dukeneye kuba muri wowe nawe ukaba muri twe. Ntabwo dukeneye kwegerana nawe, dukeneye kutubamo natwe tukakubamo. Mu izina rya Yesu ubane n'itorero ryawe, udufashe twese, utugirire neza, kandi ubuntu bwawe n'amahoro yawe bitwarire muri twe. Urakoze Mana ko wumvise gusenga kwacu, mu izina ryawe Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. N'ubwiza bwe budashira. Haleluya, 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 ashimwe. Nukore tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira. Haleluya, 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 ashimwe. Wow, haleluya, haleluya. Uri Imana yacu. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya.
abayobozi bampaye ikaze. Imana ibahe umugisha. Sifa kwa Mungu. Ndagira ngo muri uyu mwanya wenda nshobora kuza kurimba kandi karirimbo gatoya, ariko reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ngira ngo tuganireho kuri uyu munsi wa none, riri muri Zaburi ya 20. Iyi Zaburi niyo tugiye kuganiraho. 20 ni Zaburi nziza cyane, iri muri gice cya mbere, kuko Zaburi zikase mu buryo butanu. Ubwo rero igice cya mbere kituruka ku gice kimwe kugeza 41 nicyo tugiye kuganiraho muri gice cya 20. Haranditswe ngo murongo wa mbere dukomeze, ni Zaburi iyahimba umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Muvuge ngo amena. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikorereze gutabarwa kuva hera h'urusengero, iguha imbaraga ziva Siyoni. Sifa kwa Mungu. Yibuke amaturo yawe yose. Sifa kwa Mungu. Yemera igitambo cyawe cyokeje, iguha icyo umutima wawe ushaka, isoza inama zawe zose. Haleluya. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoza ibyo usaba byose. 7. Nuko none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Amena. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turema. Sifa kwa Mungu. Muvuge ngo amena. Muvuge ngo amena. Turaza gusoma n'ibindi, ariko reka tubanze dutekereze. Iyi Zaburi kuko twarimo tubivuga, ni Zaburi imwe yo muri iki gice cya mbere, gituruka ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 41. Gice cya kabiri kiva kuri 42 kugeza 72. Cya gatatu kava 73 kugeza 89. Cya kane kiva 90 kugeza 106. Cya gatanu kikava ku 107 kugeza 150. Gice cya mbere rero nicyo kirimo iyi Zaburi. Imana yashimye ko tuganira kuri munsi wa none, nkaba nayihaye intego igira iti imbaraga zikiza ikibazo burundu, Imana irazifite. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Imbaraga zikiza ntabwo ari ukorohereza umuntu ngo umuntu umuha agahenge, ntabwo ari agahenge, ni imbaraga zikiza ikintu zikagikiza burundu. Sifa kwa Mungu. Imana izibitseho imbaraga zikiza ikintu, zikiza ikibazo ufite, zakiza na kiriya cyawe ariko kigakira burundu. Haleluya. Hakazaza ibindi ariko cya kindi cyarakize burundu, kuko turi mu isi yo y'ibibazo. Amena. Ubwo rero ndagira ngo kuri uyu munsi wa none umenye ngo Imana twizeye, Imana twiringiye, ni Imana ifite imbaraga. Mu kuboko kwayo kw'iburyo hari imbaraga zikiza ikibazo cyawe burundu kigakira. Ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga ze zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Patia Mungu tukufu. Murambure ikiganza duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana irakiza kandi igakiza burundu, ikibazo ikagikiza aho cyari kiri, ugasigarana inkuru yo kuvuga uti byari bimeze bityo. Imana iritamurura irakora. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uwiteka rero akumvire kandi yumve gusenga kwawe.
ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga ze zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Patia Mungu tukufu. Murambure ikiganza duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana irakiza kandi igakiza burundu, ikibazo ikagikiza aho cyari kiri, ugasigarana inkuru yo kujya uvuga uti byari bimeze bityo. Imana iritamurura, irakora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uwiteka rero akumvire kandi yumve gusenga kwawe. Ku munsi w'amakuba ubaho, munsi w'ibyago ubaho, ni ibintu umuntu adacura undi, igihe kiragira bikabaho, ngo ariko Uwiteka akumvire no kuri uwo munsi w'amakuba. Ijambo rya kabiri kavuga ngo akohereza gutabarwa guturutse ahera h'urusengero. Imana yohereza gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguha imbaraga ziva Siyoni. Iyo avuze ngo kohereza, ubyumva gute? Kohereza ubyumva gute? Kohereza ni umuntu utaje ngo ubone presence ye n'amaguru, ahubwo akakoherereza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umuntu ashobora kukohereza amafaranga atari no muri iki gihugu, akakoherereza. Wajya kubona ukabona muri telefone yawe bakoherereje amafaranga, ibibazo wari ufite ukabikemura. Imana ikoherereze gutabarwa. Oh, haleluya, haleluya. Guturutse ahera hayo h'urusengero yohereza gutabarwa. Imana itabara ibintu bimeze bite? Iyo ari ibintu uterura ntitabara, iyo ari ibintu kinyeganyeza ntabwo itabara, iyo ari ibintu bimaze kukurenga mu buryo bw'ubwenge, bikurenze mu bitekerezo, birenze umuryango wawe n'abantu b'inshuti byarabarenze, Mike Nteze, nibwo Imana igaragara. Kuko ibireba kuva bigitangira uko bigenda bikura byiyongera, hajyaho ibindi bizamuka, bikura bikageza ubwo noneho bigeze ahantu bitagishobotse. Imana dutabare. Amena, amena, amena. Nibwo Imana yohereza gutabarwa guturutse ahera, wajya kubona ukabona ubutabazi bw'Imana bururutse. Sifa kwa Mungu. Oh, haleluya, haleluya. Ikohereze gutabarwa guturuka ahera h'urusengero. Imana rero igatabara byakomeye, igatabara abantu bavuze, igatabara ibintu byabaye ibindi. Uwiteka Imana rero ntabwo izakomeza kurebera imbaraga zikugenza, imbaraga zikuriza arizo zose zikurwanya, zirwanya Imana iri muri wowe, zimuhakana, zirengagiza Imana iri muri wowe. Azaza ntazaceceka, azatabara bigaragare. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kureze gutabarwa guturutse rero mu ijuru. Imana rero turimo tubabwira ifite imbaraga zayo ziri mu kuboko kwayo kw'iburyo. Izi mbaraga zayo ntabwo izitira, ntikenera abaterankunga, ntikenera abafasha. Ni Imana yihagije mu buryo bwo gutabara, kandi igatabara ikibazo cyose uko cyaba kimeze kose. Yesu ashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbere yuko dukomeza turebe byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa mbere, turasoma n'ibice 16 naho turi buhasome. Katubanze muri 12 byakozwe n'intumwa umurongo wa mbere. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira bamwe bo mu itoro kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi imitsima itasembuwe,
amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikari 16 kumurinda bane kugira ngo azamushyikirije abantu Pasika ishize. Nuko arindwa mu nzu, Petero arindwa mu nzu y'imbohe, ariko abitora bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode ari bumusore iryo joro, yarasinziriye hagati y'abasirikari babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana hagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imiva mu maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera kweta inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze mu barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati none menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herode, akangiza iby'ubwoko bwatekerezaga byose. Muvuge ngo amena. Yesu ashimwe. Ibice 16 umurongo wa 23 naho reka tuhasome naho mu byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 23 handitswe amagambo agira ati, dore 22, abari bateraniye babagurukira icyarimwe, abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, inkoni zimeze zite nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe. Bategeka umurinzi kubarinda cyane, nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku, amena, Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya haba igishyitsi cyinshi, fatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zirako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi, twese turi hano. Tumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana arabaza ati batware, nkwiriye gukora nte ngo ngire? Baramusubiza bati izere umwami Yesu urakira ubwawe nawe mu rugo rwawe. Imana nishimwe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nawe mu rugo rwe bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana, abuhagira inguma, aherako abatizanywa n'abe bose. Arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana n'abo mu rugo rwe bose, kuko yizeye Imana. Bwana asifiwe. Gomba biri urebe hano. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Izi ni imbaraga zo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Ibi ni ibintu utakurwamo n'urufaranga waba ufite iyo ugeze hariya biba bikaze. Ni ibintu utakurwamo n'amashuri waba warize iyo wageze. Ibi babyita kaci. Tushobora biba bikaze. Wakubiswe inguma, amaraso, umuntu bakuregeje, wakubiswe, noneho ufunzwa muri systeme y'Abaroma. Ntabwo ari ugukina. Babaragabo ijoro barihaga uburyo bune bwabo, niko babaraga. Niyo mpamvu bafashe abasirikare 16 kugira ngo bagendane na bwa buryo bune, hataza kubaho gutoroka. Kandi iyo umuntu yatorokaga, uwari umucunzi yahitaga ajya mu cyimbo cye. Niyo mpamvu ubonye umugabo yaragiye kwiyahura. Uburyo bwa mbere uko babibaraga ni gute? Kuva saa 12 kugeza saa 3. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ahangaha rero hari abasirikari 4 bashinzwe kuba maso nta kugoheka,
kuva saa 12 kugeza saa 3. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri bwo kurinda ijoro cyo bita uburinzi ko bwakorwaga ni ukuva saa 3 kugeza saa 6. Abandi bantu ubwo bagomba kuba maso bacunze ngo ataza gutoroka. Hanyuma kuva saa 6 kugeza saa 9 abandi bane bari tayari. Babandi barangije umwanya wabo nta kibazo, bashobora se niyo basinzira nta kibazo. Abandi bane bagomba kuba bari maso bacunze. Hanyuma kuva saa 9 kugeza saa 12 za mu gitondo abandi bane bari tayari. Nuko barindaga. Niyo mpamvu bazanye abasirikare 16 kugira ngo uko bapanze iminsi yaho hatagira uko ijoro ririndwa bataza kuvuga ngo umuntu yatorotse basinzira. Pana ko ari kuba maso. Amena. Nigeze ukora akazi kubuzamu ku mamashini yakoraga imihanda. Noneho twari babiri, ubwo nyine ukabwira mugenzi wawe tumva rero ngiye gusinzira, wowe maso bataza kwiba ikintu mu kimashini cy'abandi. Noneho ukamubwira uti namasabiri kwaba maso abiri yashuti kanguka nawe ufate gahunda. Nabo nuko bakoraga. Ariko nubwo bakora inshuro nyinshi, nubwo bakongera imbaraga ziri mu kuboko kw'Imana yacu. Haleluya, haleluya. Zaramanutse baba sirikari bose ziraza ziba bose baba nk'abapfuye, nta numwe wigeze amenya amahabari. Ndabamenye uko byagenze. Bose bamera nk'abapfuye basinzira ubuticura. Ibiguhagurukiye Imana ibisinzirize ubuticura. Yesu ashimwe. Ibigukurikiye bikwirukaho Imana ibisinzirize. Ndibuka mu Kristo igihe ndabwihebe ngo amaze kumva ko bamucitse yahise abyuka ariruka ngo abirukeho, ahita afatwa n'igicuri yikubita hasi. Abakozi b'Imana babaragiye, igicuri cyaje kuvamo basanga abakristo na mugenzi we bamaze kugenda kare. Bwana sifiwe. Yesu ashimwe. Dufite Imana y'imbaraga. Mu mbaraga zayo zikiza ikibazo burundu. Imana irazifite zikiza ikibazo cyawe burundu kigakira. Sifa kwa Mungu. Hanyuma rero Imana ikiza Petero imukuramo, marayika araza mukuramo amugeza hanze. Niko byagenze kuri Paulo na Sila. Bararirimbye barasenga amaraso ari kuva. Uwo mwanya Uwiteka ritamurura, injira tigita, ibintu birakomera. Imaze gutigita, umucungagereza cyangwa umuyobozi wayo wacungaga aravuga ati birarangiye, imbohe zacitse, inzugi zose zikinguye. Ariko Paulo aramubwira ati twese turahari. Havamo agakiza, arakizwa nabe mu rugo rwe bose, kandi Imana iriyubayisha ibavana mu nzu y'imbohe. Kuko Imana ifite imbaraga zikiza, zigakiza ikibazo burundu cyari gikomeye. Ikibazo cyari nta muntu wagira icyo akumarira, Uwiteka akitamura agakora. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbabwire, narwaje umuntu, ndwaza umudamu. Byabanje kuba mu mezi 8 akarwara, biramanuka none ufata buri mezi 6 akarwara. Tukajya mu bitaro tukavuza. Hari umuntu nyine umeze nk'ari tayari byongeye akaza, tukamujyana kwa muganga. Byongeye akaza akabaga agataha. 6 biza kuva kuri 6 bigera kuri 3. Byabanje ku 8 none buri mezi 3 kwa muganga. Abantu baza kutugira inama ibibazo byavutse, haboneka abajyanama abaguhugura, abafasha ba hafi bakubwira bati wakora gutya na gutya. Baratubwira bati sasa rero hari umuganga w'umuhanga cyane. Donc umuhanga ku bintu by'abamama rwose.
nuko ati kandi nzabafasha mbasabire randevu. Aradufasha dusabira randevu tujyayo. Muganga aramuvura aramubwira ati mada ndananiwe kabisa, indwara yawe irarenze, ngiye transferi uzajya ku bandi bandusha ubushobozi, nge ndananiwe. Amwa transferi yo kujya Butare, nibyanga kandi uzakomeze. Atari ko sinaguhisha, kibazo ufite kiraremereye, indwara irarenze, ni indwara itoroshye. Hanyuma nanjye nayibonaga ariko ntaramenya nyine ubwoko bwayo, yarambereye nshyashya nibaza uko bimeze. Ubwo rero araza, mudamu arambwira ati rega birakaze ndagiye. Niko bakubwiye? Ati niko bambwiye. Ndambwira nti ngwino rero, ubwo ari uko bimeze, dusenga Imana y'imbaraga ifite gukiza mu kuboko kwayo. Hari Zaburi 103 igira umurongo ugira uti niwe ubabara ibyo twakiraniwe byose, agakiza indwara zacu zose, agatunga urugingo bwacu kugira ngo butarya muri rwa rwobo, akatwambika imbabazi no kugirwa neza nk'ikamba. Yesu ashimwe. Turagenda turasenga amasengesho y'imbaraga. Ubwo mwabyumvishe ni rinye z'ingufu, rinye z'imikino ziba zavuyemo. Hanyuma bigenda bite? Dutegereje ijwi, nta muhanuzi, nta werezo ngo agire icyo atubwira. Turabona twese ubu koko ibi bintu ni ibiki? Nta jwi twumvishe, nta buhanuzi bumanutse, ibi bintu bimeze bite? Ariko turataha. Burya rero ushobora no kutumva ubuhanuzi, ariko kera Imana yururutse, Imana yakubonye, yakumvishe, yashubije. Nuko rashize nk'icyumweru tuza guteranira igihundwe. Arambwira ati ngewe ndihangana muryambere mbite ngenduzi uko mfite indege ngeya. Noneho bamaze gutura arasohoka. Asohotse rero umuntu aramukurikira. Ambwira ati madamu hagarara ngutumweho. Arebye abona ni umuntu rwose usa nusuzuguritse mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'imibereho isanzwe. Atese uruhagana ati naje gushaka imirimo inangaha yari yose nyine mbonye, naje gucinshura inaha. Atari ko ntibibuza Imana kuntuma. Imana imbwiye ko igukijije indwara enye, harimo imwe yitwa kanseri wari ufite. Haleluya, 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 haleluya. Imana ifite imbaraga zikiza ikibazo burundu ikakirangiza, Imana ikagikuraho. Ibi ngubwira ni ukuri, hazaza ibindi ariko hari iby'Imana ikuraho burundu. Ubwo rashize iminsi yaraje arambwira, ndamubwira ndaseka, ndamubwira ni byose none se uwo mwabanje gusenga? Tereka reka yaje anyirukaho ahita ambwira ibyo bintu. Hashize iminsi aho iyo ndwara yari iri harabonekaga, ariko hari hazwi n'umugabo n'umugore, nta wundi muntu wahabonaga. Nza kubona ya ndwara hahantu yari iri, ndebye mbona ntayihari. Mbayinga bya bigori se bigiye, kuko yari imeze nk'ibigori, uko muzi ibigori biba bimeze zandete. Yari ndwara mbi cyane, ndebye mbona ntayihari. Ubuse irarigise se bigeze irashaka guturikira, arakira burundu. Yesu ashimwe cyane. Oh haleluya, haleluya. Burundu transfer ntabwo twiye tuyijyana, yarakize burundu. Imana rero ihabwa icyubahiro. Ngiye kubabwira kandi kamwe, hanyuma dusenga Imana. Ngiye kubabwira kandi kamwe. Ni ibintu nabyo ndashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nta muntu ukize ku buryo Imana itamumanura ngo imugeze hasi. Nta n'ukennye ku buryo Imana itamuzamura ngo imugeze aho ishaka kumugeza. Patia Mungu tukufu. Haleluya, haleluya. Hari igihe cyabaye rero mu gace twarimo tuba nk'abantu bafite ku mafaranga. Mu gace twari turimo
ubundi gukira ni ukutagenda n'amaguru, ni ukugira itumanaho, ni ukuba mu nzu ifite ibyo bita materiel durable, ibikoresho biramba, buri kanya udasakara, buri kanya udavugura, ibikoresho biramba, ukaba ufite inzu isobanutse. Nyuma y'ibyo sinzi ikindi ubushaka, niho Pawulo yavuze atumva ubwo mufite ibyo kurya n'imyambaro bibahagije nimunyurwa n'ibyo ngibyo rwose. Yesu ashimwe. Ubwo rero icyo gihe tubona nyine ari uko bimeze. Hanyuma kugira ngo nihute ndangize iyi nkuru, Bibiliya iravuga ngo iyo ibiryo bibonetse n'ababirya baba benshi. Tuzagira ikibazo ubona abantu bagusaba ku biryo, niko Bibiliya bivuga. Iyo byabonetse n'ababirya baba benshi. Baraza icyambere, hari umuntu ubudarutse agacyayi kamata. Icyo gihe twarekaga bakishiriramo, ntunabarebe cyane bitewe ko nido zabaga ari nyinshi. Ntabwo namuhangaga ijisho agiye gushyiramo. Iyo ugikennye batangira gukora kuri nzu ukajya umureba ngo atadaha nyinshi. Muhanga ijisho vuga uti uyu muntu aradaha. None rero yene umuntu ntaherutse akanido akaza kukanywa, hashize iminsi rero umudamu aza kumbwira tumva rero ibi byanyu by'abaporo. Ariko kuki abaporo muginda cyane no kubera iki? Ariko abaporo murarya kuva none deserume ndahagaritse. Ninongera kubona abaporo hano zabereka uko ibintu bigenda. None rero ngira ngo ntabwo ari byo. Haza umusaza umwe rero w'iwacu wari umuvugabutumwa, araza aranarara rwose, bakingira utuntu twose, agasukari, bya bintu biri byose, turara dutyo kugeza asubuye. Wa muntu rero cyakozwe naramuherekeje nyine, ariko agenda ahungura, arambwira ati mva ibintu mbonye hano mu izina rya Yesu ntibingurukire rwose, toka shitani kwa jina la Yesu wa Nazareti. Muri make rero ubwo kibazo cyarabaye gutyo. Hashize iminsi rero haza umuntu aratubwira ati yemwe muri aho, yego nturutse mu itorero rya Bigutu, nitwa kanaka, ngiye bugufi ariko Imana irangoresha. Tese bimeze bitati, mugiye gukena ku buryo abantu bamenye ko aba hano babimenye, akagari kabimenye, umurenge bimenye, akarere kabimenye, intara bimenye, n'izindi ntara zibimenye. Kuko naranguriraga hano i Kigali, n'ubu umusaza nakunda kugurira asigaye akorera Kiruhura, mperetse kunyura yarampamagara, yitwa Sekamana, niwe napakirizaga ibintu. Ubwo rero nihuse ya mafaranga yose nari mfite depo nini cyane y'imyaka muri Kavaro nkorera yose abaragiye, simbasona ko byagenze, abaragiye. Umugore yari afite akazi, byagendeye ingungu imwe. Twese rero ndaza ndetse wowe se uzize iki? Ati nanjye sinzi uko byagenze rwose. Ubwo tuba turatashye kandi dutaha. Ubwo naragurishije akantu katujyanaga ku kazi, naragurishije nyine ngo nisuganye, mfata ibyo bita bankiramberi, banguza amafaranga byose. Turi mu idene, turakennye ibintu danje. Njya ikamembe ngura amasuka abiri, ngura imihini mishyashya, njyana kwitwa Rutabizi, bangorera ibyo bita ponseze, banyuzaho barayaponsa, ndangije ndazamuka ndataha, njya kwatisha imirima. Ba bantu badakijwe rakaza ati akaza akabaza tese bagiye guhinga, kagana ati ku ruganda, akanyura akadevinzira aho kujya aho yajyaga kugira ngo aze kureba, kanyura iyo ngiye, akaza mwaramutse muraho murahinga ariko mana yanjye mwabuzindutse naho ari kureba uburyo Munyakayanza bari guhinga n'umugore. Abantu nyine mwako gace twara abantu batoroshye. Nuko witondere rinye ibintu uvuga, ubyitondere, umurokoro umwitondere, nutagira icyumuha ariko ntusohora amagambo, witonde kabisa. Twamaze imyaka 2 nta muntu uzagasukari n'icyayi cya mukaru nta ukizi. Turakena ku buryo bw'icyo bita intanga exemplaire, tanga rugero ku buryo burenze ukwemera. None rero nyuma yaho rero twaje gusenga Imana, umugore aza kumbwira ati ndashaka kwihana rwose, nsaba Imana imbabazi. Ese wakoze iki? Ati rwose
ndagira Imana imbabarire. Aratura avuga n'ibindi ntarinzi byose arunda aho ngaho. Hari yaje umushyitsi noneho ataruvuga ngo hari icyo ari bumuhe, wazaga muri icyo gihe nyine kwari ukuza azi ko nta kintu gihari nyine. Araza turasenga, mudamu turamusengera, tumaze kumusengera nuko Imana iratubwira iti ni nge wari wajyanye biriya bintu byanyu kubera amatwi yanyu mabi, ariko kubera ko muhindukiye ngiye kongera kubigarura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko urabyumva gutyo ukagira ngo ni ibintu, ukibaza uburyo ibintu byazagaruka ku buryo ubona amafaranga 500. Nihuse rero ibintu byagenze neza. Nyuma y'igihe gito Imana tuvanye muri icyo kibazo. Uwiteka afite imbaraga zikiza kandi zigakiza ikibazo burundu. Yesu ashimwe. Si ku ndwara gusa, n'imibereho isanzwe Imana ishobora gukemura ikibazo cyawe ikagikemura burundu. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yaje kugikemura burundu. Nk'uko umudamu ari wateje ikibazo, n'ubundi niho Imana yanyuze kuri wa mugore. Yaje gutanga akazi, iduha akazi mu mushinga mwiza cyane rwose. Akora ikizamini aragitsinda, bati ibyo ntibishoboka, barongera bagikoresha ituru ya kabiri, n'ubundi aragitsinda kuko harimo gahunda y'Imana. Araza bamuha imodoka nshyashya yanditseho Banki Mondiale hano ku ruhande, bamuha umushoferi. Yakoze amezi 6 kubera saleri yari irimo, nanjye mbasubiye mu bucuruzi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Twese dufungura amakonte muri Banki de Kigali. Tuti Populaire ntabwo tukiri aba Populaire. Mwabyumvishe? Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nagira ngo mbamenyeshe iki? Tugiye gusenga. Nashaka kubabwira yuko Uwiteka Imana twakurikiye, iyi Imana twizera, ntabwo ari ibintu by'amagambo bya bindi abantu babamo. Ni Imana ikora ibyo abantu batakora. Yesu ashimwe. Ibyo abantu batakora Imana irabikora. Ibyananiye imiryango nawe bikakunanira, indwara yananiranye Imana irabikora. Yesu ashimwe cyane. Ikihe cy'icyubahiro ku bintu bikomeye byananiranye rwose, banakubwiye bati ibi bintu birakomeye. Oh, haleluya. Reka dusenge. Nigeze kugira ikibazo njya kwa perefe, cyane n'umukristo wacu, ndamaze ntese iki kibazo urakimfasha wicyarareba. Arambwira ati pastor, genda. Njya ku munyamabanga wabaga icyo gihe mu ntara, umunyamabanga nshingwabikorwa icyo gihe wabagaho, njyayo yitwaga Murogwa Vesa. Ndese ndebera ibi bintu rwose, mwamfashije kabisa. Aya si amakashe yanyu, kuki munsahura no kubera iki? Arareba, arebye uwabikoze ati yewe niko muze nikarame, uburinzi ungana utya nta kintu urahomba. Ndi nagiye mpomba ati ibi bintu wabihomba ubireke kabisa. Njya kwa procureur yitwaga Mukunze Emmanuel, nabo twari tuziranye, mwereka impapuro nti nyakuba rwose ibi bintu ni gute wamfashije kabisa. Arareba arambwira ati pastor, izi mpapuro ujya nuzibike ariko ibintu byihorere. Nti nibyo. Njya kubaza Imana. Yesu ashimwe. Ndavuga ndetse Nyagasani Imana, aya mafaranga koko aragiye cyangwa ameze bite? Imana irambwira itumva uko ibintu bimeze. Uzahomba inyungu ariko amafaranga yawe yo nyahagazeho. Yesu ashimwe cyane. Nyahagazeho ndi Uwiteka, ariko amanyungu ntabwo uzayabona. Noneho ubwo nyine ibintu ndekeraho, ndagenda ndatuza. Hashize iminsi ngiye kumva numva ngo Perezida wa Repubulika azadusura. Bahita bavuga bati murebe umuntu wazadukoraho, murebe rwose nyabunemo kanyagwamwe murebe. Ngiye kubona mbona baraje bangezeho, bati ubuyobozi buri kugushaka. None se bigenze bite ko ibintu nabiretse? Ndamanutse bageze bati niko twerekeza mpapuro mba amafotokopi. Bati niko se wa mugabo nti tugushubije amafaranga yose wari watanze ugahomba abakozi ntiwatubabarira koko nawe rwose? Nti nabababarira rwose. Bahita bangura agasheki. Oh, haleluya, haleluya. Imana nishimwe kandi yabwa icyubahiro.
nta mbaraga na zimwe, nta kintu na kimwe Imana itakurwanirira uramutse wayikiranukiye, uramutse ufite umutima utunganye, uramutse ufite kwizera. Bibiri iratubwiye ngo ikoreza gutabarwa guturuka heraho urusengero. Baba Mutakatifu, gutabarwa n'Imana. Mwene data, niyo nkuru yanzanye ngo nyikubwire mu bibazo umazemo iminsi. Ndagutangariza ko hari Imana itabara. Imana itabara irahari. Irashaka kugutabara mu kibazo umazemo iminsi. Irashaka kukwiyereka mu bintu byananiranye. Irashaka kurambura ukuboko kwayo kw'iburyo kuri mu imbaraga zikiza. Haleluya. Unamisha umutwe wawe dusenga Imana. Bakinima prese estaini gowa yayi. Tutele maragala shaini. Turashaka kugira ngo mwene data uraha ukabushaka kwakira umwami Yesu Kristo, kuko mbere y'ibintu byose nukubanza ukakira Yesu mu bugingo bwawe. Nicyo cyambere, niyo nirwo rufunguzo rwa mbere rukingura ukuboko kw'Imana ngo kuza gukore. Urahari ngo urambure ikiganza ushaka kwakira umwami Yesu. Rambura ikiganza niba uhari tugusengere. Rambura ikiganza ushaka kwakira umwami Yesu bwa mbere, ukabushaka guhura na Yesu. Rambura ikiganza tugusengere. Cya kabiri, waba ufite ikibazo cyakugoye, wakiganijeho nyogosenge byaranze, wasanze inshuti n'abavandimwe ibintu byarananiranye, andi wikenteze dobiri sitikia mandipre estaini gowayayi. Hari Imana iruta abo bose, ifite imbaraga mu kuboko kwayo kw'iburyo. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Imbaraga zikiza, imbaraga zitabara, imbaraga ziruhura barushe, imbaraga zivana umuntu mu kibazo kandi akagikiza burundu. Sifa kwa Mungu. Haguruka tugusengere. Niba uhari ukaba wumva wizeye ku Imana, urakoze muvandimwe. Wizeye ku Imana yakora ikintu mu buzima bwawe, ku Imana agira ibindi hindura, ku Imana agira ibindi cecekesha, ku Imana agira ibindi hagurutsa bigahaguruka. Haguruka tugusengera Imana. Topre ele zima panga ya izekeleze maigrimini yayi. Tutere maragala shaini gode. Hari Imana ikiza, hari Imana irura barusha, hari Imana itabara, hari Imana ifite imbaraga. Ndasaba abakozi b'Imana ngo baze umushumba wacu. Abihana ubwa mbere aro baza hano, abandi baguma aho bari. Umushumba wacu arabasengera, ariko bashaka kwihana ubwa mbere batambuke baze hano. Niba bahari batambuke baze hano. Hanyuma umushumba wacu baramuha mikoro asenga Imana ku bwawe mwene data. Asenga Imana kugira ngo Uwiteka akore imirimo n'ibitangaza, yigaragaze. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Uri Mesiya mwiza w'isezerano, nta jambo na rimwe wavuze utazasohoza kuko uri Imana. Muri uyu mwanya wongeye kuvuga, wongeye kugaragaza gutabara kwawe. Muri uyu mwanya turahagaze ngo twongere duhamagara Imana itabara. Jambo rya mbere tugusaba nuko watabara ubugingo bw'aba bene data bahagaze n'abandi binangiye bicaye ahangaha, kugira ngo ubugingo bwabo bube buzima, kuko ubugingo bwabo ni buba buzima imirimo n'ibitangaza birakoreka. Babarira ubwoko bwawe, kandi numara kubabarira witegereze abahagurutse, witegereze abafite intambara, witegereze abafite ibibagoye. Dushingiye ku ijambo ryawe, duhagaze mu mwanya w'ijambo ryawe, manura imbaraga zikomeye zituruka mu kuboko kwawe kw'iburyo, ucecekesha amajwi y'abadayimoni ubugingo bw'abantu bawe. Ohereza uri mu gihugu cyo mu ijuru. Abana b'abantu bashobora kohereza mobile money bigakunda. Yego rwose. Ohereza muri uyu mwanya, ohereza gutabarwa guturuka hera ho mwijuru. Ohereza Mana, ohereza
ohereza imbaraga zinesha Ohereza imbaraga Yesu. z'abadayimoni. ohereza Ohereza imbaraga zinesha imbaraga Matando. zikorera mu batakumva. pakikia Ohereza Tobie. imbaraga. izi Ohereza wakanda imbaraga zisenye. ohereza bana Zitigise, zisenye, Ohereza. zirimbure, Biri. zikureho Kupe. imbaraga Maigando z'abadayimoni. waisandaya ohereza mana Mana ohereza. urakoze urakoze Muri uyu mwanya turakwinginze ngo wohereze. Wohereza imbaraga. Ohereza imbaraga. Ohereza imbaraga zikiza indwara. Ohereza imbaraga zikemura ikibazo burundu. Natwe tuzahagarara tugushime. Tuvuge ngo niwe wabikoze. Turagushimiye kutanze imbaraga. Turagushimiye ko hari ibyo ukemuriye muri iri teraniro. Turagushimira ko hari ibyo weyuye muri iri teraniro. Turagushimiye kuko uri Imana ihagaze mu iteraniro kandi ukaba uhahagaritswe no gutabara. Ugize neza kubw'ibyo ukemuye, ugize neza kubw'ibyo urangije burundu ukaba ubivanyeho kandi ukaba uremye ibintu bishya. Tuzagushima tuvuge ngo niwe wabikoze. Umugisha mukozi wawe wari uhagaze aha, umugisha ubwoko bwawe bwose bwabonetse mu nzu yawe. Ineza y'Imana ibane n'ubwoko bwawe. Neza y'Imana ibane natwe. Neza y'Imana ibe ku bayobozi. Neza y'Imana ibe ku bayoborwa. Neza y'Imana ibe ku baririmbyi. Ubwo uvugiye mu iteraniro, ubwo ugenderera abandi, ntugire ureka. Twebwe twese ikiganza cy'Imana gikora ibitangaza kibane natwe. Turagushimiye kuri Imana yumva kugira ngo twumve ntibigombera ko twikebagura, ahubwo tutaranatekereza uba wagize umugambi mwiza wo kugutaba ko dutabara. Turabigushimiye ko ubikoze nk'Imana. Tugukomeye amashyi kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ninjia hera cyane Yesu yanteguriye, ntoranywa amazi meza y'isoko idakama, manoniyo ry'iminsi yose wa mutima w'Imana negerereya hera cyane. Ninjia hera Yesu yanteguriye, ntoranywa amazi meza y'isoko idakama, manoniyo ry'iminsi yose wa mutima w'Imana negerereya hera